ikibazo rero cyo gutunga telefone ngiye rwose cyarananiye kabisa. Na telefone nyamarana kabiri kubera icupa. Kubera icupa kabisa. Yo barayitwaye indaya zirayitwara. Ariko ngo waraye n'indayo no munsi. Munsi. Rimanuka rindi iyo maze kurisoma nibwo mpita ntekereza beach kabisa nkavuga ati uyu munsi byanga bikunze ngomba kurana umwana rwose. Mabuje nyine nuko nyine nawe aho niba yarazize Yaka we baranamumbaje baravuga ati Yaka wamusize abo kanye ngo bamukubise jido nawe bahagurutse bakubise undi mupolisi jido yihagararaho nyine bya bindi ariko mabuje yavuyeyo nyine bamukoze mu matwi da. Wowe ubonye ubushobozi wenda bw'ibanze aka kanya Yaka nyuma ya filime n'icyo wakora cyakwinjiza amafaranga kuryo uvuga ati ngiye kuba muri Rwanda nzarushakira umugore nzagira umuryango ngira abana mbumugabo mbese ukomeye nashinga kabari nkajya nkwera iwanjye nkora mu kabari. Yes, reka nongere mbasuhuze mwese mudukurikiye muri kano kanya nongeye kuba ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi tubategurira nka Iris TV. Ngendi Jado twishime nshimira abantu mwese mwamaze ukanda subscribe kuri no chaîne ese mwadushyigikira mukabigaragaza mu comments ndetse na feedback zose tubona muri angle zose. Abantu bari muri za diaspora zitandukanye nsuza abantu bari Masisi Yaka abantu bari Masisi baradukurikira abana bo mu rugo abantu baho mu kabisa abana kabisa naye ndabakumbuye cyane ndabasuhuza cyane kabisa watoto ya Masisi. Salamu kwenu kabisa. Abana basuhuze muri Lingala. Bana Masisi penza na PCB nombote. Bana Goma penza bawe bozana kini penza na Lingala bino for na PCB nombote. Ubwo uvuze nk'ikiyaka. Ndabasuje abari Kinshasa abari Goma abari zone Masisi Congo yose muri rusange. Yes, n'abavuye Masisi bari muri za diaspora zitandukanye bari muri USA harya n'abari Australia buriya naho ni babura. Ngiye famille yanjye hari Kansas abari Australia abavandimwe ni benshi cyane. Bari hirya no hino ku isi kabisa baguye imbago niko tujya tuvuga mu Kinyarwanda. Mayikazi n'abari mu Rwanda nago twabibagirwa nitwabarenza ingoye nujya gutera uburezi arabwibanza bari Kigali abari mu ntara zitandukanye hano mu Rwanda mwese turabakunda kandi turabashimira. Yaka uyu munsi cyo kuganiriza abakunzi ba Iris TV subwa mbere tuganiriye n'inshuro ya kabiri ubu ngubu bari bagukumbuye atinye kumenya makuru yawe muri iyi minsi bimeze bite? Makuru yanjye muri iyi minsi meze neza uretse ko nishimye cyane kubera yuko mabuje yansize yerekeje Bujumbura aransiga kandi Bujumbura mfite abafana benshi cyane abarundi kabisa bo muri hose ndabasuhuza cyane. Abantu bari Bujumbura bari bagutegereje gira icyo babwira ariko kura ko ndi mpunzi nabuze ibyangombwa iyo binyemerera kurenga igihugu. So bunanye mba najyanye na mabuje Bujumbura abarundi bari bavuze ati rwose Asiya tubabarire tuzanire Yaka. Birangira ntagiye ariko mabuje yerekeye azabansuriza azabasuhuza kandi ngo ngi Burundi ngo hari abantu benshi bagukunda wana yamubura muri za comments benshi cyane no muri comment ujye mbibona kabisa muri filime zawe. Hanyuma ubwo wasigaye ku rugo rero ubu ni yasigaye ku rugo n'abafite mabuje yavuze ati Yaka ndagiye ariko nzabanguka usigara urinda urugo. Reka mbwira abantu ko nagusanze mu rugo byo utuje urimo ukora uturimo two mu rugo. Nje nta nubwo nari nzi ko buraya akashobora kwicara akavuga ati okay reka mfata umwanya monagura inkweto fragapa no guteka ubu ngiye burusanze maze no guhisha ngiye ekase namaze guhisha umuceli maze no gukaranga ibishyimbo nangiye gutarana ko mabuje yadusigiye icyo kurya gihagije nese akayira mu rugo nkakuriye. Ubundi usibye wenda nk'uturimo usanzemo watetse warine ubundi niki kintu kikumara irungu iri mu rugo nkakuriya wenyine? Iyo ndi mu rugo nkakuriya ndebaga televiziyo gake gukora ngo nkunda kureba televiziyo kuko ndebye televiziyo mpita nsinzira. Ubwo ndebaga televiziyo gake nkahita nyingi igipangu ngatabanyika ngakata mu makaritiye kwinywera agacupa kutubari twose two muri karitiye twatubari turi hafi na hafi. Muri karitiye barakuzi kabisa baranzi cyane ntabwo ujye kopesha se ariko baranankupa bazi ko ndi umuhungu wa mabuja ntabwo nabura kwishyura baradukopa barabizi. Asiya kanatunga uyu munsi nasanze urimo no kunywa fantastro byagenze bite?
Ubona kuvuga nimugoroba naraye nk'uya kabyeri cyane nari mvuye muri mu gashutingi hano Gisozi. Mvuye umvayo naniwe nkwa kabyeri. Niyo mpamvu ubonye nzindukiye ku gafanta. Wana ka fantastic. Cyakora buriya nka saa 12 urongera nkangira kabyeri. Urongera ugatikure. Ariko kera ndabyibuka Asiya ajya avuga ngo Yaka rero ngo yamaze kunywa kabyeri kenshi turi kumwana mu rugo we bana ngaririmba cyane ngagasakuriza abaturanyi. Yaka byarashize. Urabona nisubiyeho. Ibintu byarahindutse. Ibintu byarahindutse ubu ntabwo nkiririmba. Kona ngo akabyeri nkabyuka ndi kuririmba saa 8 z'ijoro ngasakuriza abantu basinziye ndi mu ndirimbo za gisirikari z'aba ADPR indirimbo zose nzi simurare natuma abantu badasinzira ariko ubu nisubiyeho ibintu bimeze neza so ni nabyiza numva niba umuntu ashobora kuvuga ati niba Asiya avuga ati yakamusize mu rugo ari safe nta kibazo na kimwe akankubwire ukuntu asanze utuje wibereye mu rugo naye nakubera umugabo akakanya ko Yaka umuntu ushobora kwizerwa kabisa ukamusigira igipangu ibintu bikagenda neza kabisa umabuje yaranyizeye nasubiye ku murongo uretse ko hari abantu nyine bambona wenda rimwe nafasha agacupa bakavuga ati Yaka umusazi Yaka ntashobotse usanze nari kuri logique kabisa usanze nari kiriya kabisa uri clear to the people niyo mpamvu n'ikigana cy'uyu munsi niwe Yaka muri ubone uyu munsi amarigima y'ibitekerezo bye ari soba nta kintu kimwe nta kintu nafatije mu gitondo turi kumwe akanya turi masaha ya saa 6 nta kintu kimwe arangwa Yaka ni byiza cyane hanyuma se filime bimeze bite Bo filime Gatarina turacyayikomeje nanyo ndi gukinamo siko ngiye na nyina no mutuni du filime tungu turabona uducanwaro turi kugenda tuvuka twinshi cyane ngenda turakatwa ama interview du filime turi du comedy ariko filime ubundi ndi kubarizwamo nyirizina ni Gatarina niyo main okay kubona mu minsi bishize byari bigoye nge nagiye ngerageza kuguhamagara kenshi ngasanga sini ugufatisha telefone wowe igize uteka ikibazo rero cyo gutunga telefone ngiye rwose cyarananiye kabisa na telefone nyamarana kabiri kubera icupa kabisa yo barayitwaye indaya zirayitwara ariko ngo waraye n'indayo no munsi munsi bamwe icupa niyo gahunda bita bijyana ese iyo nkwe icupa nibwo uhita wumva umubiri ugize ukuntu kabisa rimanuka iyo maze kurisoma nibwo mpita ntekereza beach kabisa nkavuga ati uyu munsi byanga bikunze ngomba kurana umwana rwose none se Yaka bivuze ngo wariretse nk'unguru rwose nibyo by'ibeach bya birangiye badekra ntabyo ntekereza rwose ariko iyo nkize mu icupa nta bindi mutanimagine ndaya kabisa ni hatari urugendo ni rwari rurerure haciye imyaka myinshi hano uri mu Rwanda ariko ngira ngo nkuko twatangiye tubivuga muri intro wakomotse muri ziranche za Masisi muri Congo ndetse no mu bindi bice bitandukanye aka kanya nkubajije ngo ukumbuye iki muri Congo ni ibintu ukumbuye n'uwe buzima ukumbuye mbese hariya wasize inyuma ikintu nkumbuye muri Congo ikintu nkumbuye muri Congo ni ukureba iriya misozi y'iwacu za Masisi hariya rwose ndahakumbuye hameze nko muri paradiso kureba n'inka z'iwacu hari Masisi nkabona inka zitashye saa 9 zikamwa saa 9 zikamwa saa ngapi nkumbuye kureba zone Masisi gusa cyane cyane by'umwihariko hari mu mafamu iyo view bwa buzima nyine warakuzubona kabisa okay ubwo birashoboka ko wazasubirayo vuba ugitegura gusubirayo bishobotse nasubirayo nuko gusa security yaho nayizeye bitewe n'impamvu zaho nyine ariko gusubirayo rwose nasubirayo usubiye utekereza ko niki cyakoya usubiye utekereza ko byakugendekera gute uramusaka kanya bishobotse ugatunguka muri Congo imasisa ha abantu bakuzi cyangwa se wakuriye muri bwa buzima utekereza ko ari cyabaho kuri wowe mbo bitewe no muri Congo nyine urabona icyadukuyeyo ubundi ntago kirarangira muri Congo urabona hari imitwe itabaho abamayi sijya bakina bacyama FDL biki
bari abantu rero ntabwo batinya guhemukira abandi kurangiza ni iminota so niyo mpamvu ntapfa gusubira rero barara mikino usuye bahita bakurasa kabisa nako kanya ese ari ibintu ujya ukumburayo donc twe tumaze kuvuga wenda usibye wenda yo view izo nka iki nyine mu buzima wakuriyemo arukuntu mode de view ngubu urimo niyo wari urimo kigiye biratandukanye ibyo waryaga abantu mwaba kumwe societe ubundi jewe nakuriye ari igoma niho natangiriye primaire urumva ntabwo nabura gukumbura igoma n'abantu twabwa turi kwiganirira kagaswahili kacu kigoma kakalingala turi koga Lake Kivu ku mazi turi kwirira agasamaki isambaza ni byinshi cyane nakumbura muri Congo cyakoze muri Congo nubwo wenda haba intambara ariko haba n'ubuzima ni heza cyane nuko ari biriya bibazo gusa bibaye by'intambara n'icyo ariko Congo ni nziza cyane nziza ahantu wabona hameze nkaho kabisa ese ugira abafana Yaka abafana ndabafite cyane baramamagara kabisa n'abari Kinshasa bajya bamamagara kwa kuni nivugira Karingara bavuga ati kabisa tukavura Imana sepeli penzi ibintu nk'ibyo bajya bahamagara bakambwira munsi ishize mabuja wawe Asiya ukunda cyane akomotse muri Congo ariko ntabwo ibintu byagenze neza yagize inari ikiganiro nakurikiranye cyavuga ati rwose atamatama bakozemo gake gake mabuja nyine nuko nyine nawe aho niba yarazize Yaka we baranamumbaje baravuga ati Yaka wamusize aho kanye ngo bamukubise jido nawe bahagurutse bakubise undi mupolisi jido yihagararaho nyine bya bindi ariko mabuja yavuyeyo nyine bamukoze mu matwi da aramaje ngo Yaka ngo wamuzize ngo Yaka we nitumufata ngo ntabwo zaducika urumva ko baradukurikirana nese Yaka utekereza barazibona utekereza se ko kuvuga ngo niwagira ntabwo uzabacika utekereza ko waba uzira iki aho mu bantu bakuzize iki ngewe ntabwo nkizi kabisa simbizi kabisa nese Yaka ntabwo yaba yarariye jido kubera nyine azize wowe kuko nabyo byashoboka kuko nyine nari mpari sinzi icyo yazize ariko icyo nzi cyo gusa yarambwiye ngo baramumbaje baramubaza ati Yaka wamusize ko yambwiye ati kuki mutazanye ariko ngiye bamfuta ntabwo nari kuva bari guhita bambuha sinzi ndabizi ariko imure reka ntabwo umenyere kunywa ibyo bintu abantu banywa fanta burya bararenganye koko ese kuki wahisemo sitoro wundi iyo ugiye kunywa fanta unywa sitoro sitoro ni kunywa cyangwa ka payinapo ariko si fanta wumva imeze ite mbuka fanta aba ari sawa uretse yuko nyine nkatwe twamenyereye ibintu by'amayoga ni ukukanywa gusa kugira ngo kagufashe kwa kundi uba uri hanguva ariko ubundi fanta ni iy'abana bato kuko none se umuntu w'umupapa unywa fanta ubona icyo bitwaye ngo ntacyo bitwaye ariko biterwa ariko nanone navuga se guyu umuntu cyangwa se n'ubushake bw'umuntu naho umuntu wamenyereye kunywa akayoga fanta rwose ndizera ko ntago yabasha gusa wanywa fanta zirenze ebyiri baramenyera agacupa kunywa agacupa urari kumva ni impanuka ubwo baguha rawundi ya fanta wowe uguha rawundi y'icyayi muri kantine ufite rawundi ya fanta amafanta nk'atanu ubwo wayamara koko ngewe nayamara ariko mitsingi 5 wazima ashwa abantu banywa inzoga biraborohera banywa nyinshi ngewe iyo ndiye n'inkoko ko mabuja ukuntu ajya nsuka nakangurira inkoko inkoko nkayivovora wenyine ariko nyweye fanta indihita ibyimba direct ase Yakakuta njya mbona abantu benshi bakunze kunywa amabyeri babyibuha cyane bakazana inda wowe kutabyibuha abantu cyangwa urajya kunywa n'urye hari abantu bafite amataye ariga taye z'abantu ntabwo zimeze kimwe imisemburo y'imibiri y'abantu ntabwo imeze kimwe abana baba bafite umubiri rwose barakuze mu buzima bwiza nkatwe twakuze twarakakaye turya imvungure turya amateke kubyibuha ntabwo biba biri hafi baba barinjije intungamubiri nyinshi
ese ahubwo uranyibukije ngo ngo barimutse mu minsi ishize nayibonye inkambi yanyu mwarimutse mugenda mu burasirazuba Ikirehe twavuye Gicumbi turi Kirehe batuvanze n'abarundi kuko twe turi impunzi z'abakongomani batuvanze n'iz'abarundi mu karere ka Kirehe nkambi bita Mahama ni Mahama Mahama ubu niho nanjye mbaruwe wari wagerayo nagezeyo rimwe bahita bampa rendez-vous yo kuri medical check mutangaruki Kigali ntago ndasubirayo ariko mu minsi iri imbere ndi guteganya gusubirayo wabonye hameze gutugeranyije naho mwari muri imbere naho mwe babimuri wabonye hameze gute bisa ni mu cyaro hari izuba hari icyaka cya danje ibintu byaho byose hari inyota mbi cyane none kubera twebwe hano twabaga habaga n'ubukonje hariya hari izuba Kirehe nawe umuntu wavuye hari iwacu yoga 3 ku munsi ekasa kubera uroga wasohoka hanze ukumva icyuyu ugatuturika ugasubira muri dushe tuhamenyere kabisa bizatugora ariko ibyangombwa bigeze he kuko njye yaka munsi ndakira ngo umara amatsiko njye nkunda kubona urumva ari n'abantu biconfusinga cyangwa se bikagira bamwe rimwe bakumva ngo yakaragiye ubundi bakumva ngo yakangari buyi ubundi bakumva ngo yakarabyihoreye njye mu munsi mbabara umbwiza ukuri tumura n'abasika abakunzi ba Yaris TV uri programme yawe yo kugenda muri US igeze hehe mu byukuri aba kuko ari abantu benshi ari no twaganira kare kuri video call avuga ati yakadaza muri US turamutegereje tuzamwakira neza kandi tuzamufasha kubaho mu buzima bwiza no gufata umurongo muzima arabagutegereje akanye duhukuri none mu byukuri gahunda imeze iti rero ibintu byo kujya USA nkatwe bimpunzi bira bintu biragoye cyane ntago nakubwira ngo nzagenda umunsi runaka biza bitunguranye ko ngiye baravuze ati turi abantu nkabangaye ko twe baduketse y'uhungu turabasinzi bunu kuvuga buri mezi 3 batujyana ku bipimo ngiye bari bavuze ati bazampima muri kwa 12 bongere bampime mu kwa 4 bongere bampime mu kwa 7 nibasanga ari oke mitengeye tukomeza ariko je bundi baramamaga bari bagiye kumpima no turu yuko kwa 12 kwa 12 ndabakatira ndababwira ngenda bihaze igihe mwampimiye mutanwara ngenda birambiwe ati ndabivuye uretse ko buriya ubwo bazongera baduhamagare mu kwa 4 uko badupima buri nyuma y'amezi 3 ariko ngiye nanabyikuyemo rwose kurirwa rero babinyibutsa n'ubundi batenda kuntwara basashobore babireke nigumire mu Rwanda birangiye bese ikizere ntacyo mu byukuri kuri wowe nyine yego hari amahirwe yuko wagenda ariko umaze kwitakariza ikizere bimaze kwitakariza ikizere uretse ko ibintu byashye ntabwo bijya bipfa kurangira biratinda ariko nyuma ukazanagenda tu okay ubwo naho mbese muri rusange kuri no ndacyagifite uretse ko ngiye rwose nta nubwo nkibyitaho cyane ko hari igihe ukora ikintu cyane ukarambirwa wageraho kumva basi urarushye okay ngira ngo rero wenda abantu babyibazaga ngo bihagaze gute bategereze mu kwa 4 mu kwa 7 ubwo nibwo bazamenya amakuru neza kwa 4 no mu kwa 7 ko nibyo bipimo nsigaje ari umugabo twakoranye ikiganiro bamwita Tindo rwose ndanamusuhuje yagiye USA mu myaka ishize agiye abonye green card agirayo ariko agacupa kaza kumuganza ngira ngo ni ikiganiro abantu benshi bakunze banatanze comments zitandukanye bavuga ati ariko atuno mugabo timwazana muhuza na Yaka bakaganira donc mukamuha experience umuntu kabisa ndamukeneye nanjye Yaka akamukura ayo makuru ya USA icupa harare barimeze uburyo rimanagingwa n'uburyo ryamuneye kuri managinga bakamugarura i Kigali yo mpamvu buriya nanjye niyo mpamvu ngiye najya mbyitaho cyane kuko USA naho hari amategeko adasanzwe icupa nkanjye urabizi nkunda icupa nkunda gukatakata mu kabari none uwaba bafite n'amahirwe bamugaruye mu Rwanda naho nkatwe impunzi zaturutse muri Congo yuko zikosa 2 3 no gupakira indege bakajya kukujugunya ikinshasa muri amashyamba yo muri Congo kandi amashyamba yo muri Congo bazira nongira ngo uzave wongere ugere i Kigali ni ikibazo gikomeye nuko bigenda ngiye rwose hari rimwe na rimwe hari igihe ntekereza nkumva nanajyayo bitewe n'imyitwarire yanjye n'uburyo nitwara kuko ndiyizi
hari igihe amabwiriza yahariya muri Amerika ntayashobora. Yaka tuvishije kuri ibyo tutabeshyanye ntago icupa warireka uramutse uriye n'umunini warireka. Oya kuri Reka wenda nagabanya aravuga ngo nareka icupa burundu ntago byanshobokera rwose ntago nabishobora serious uzarireka utekiri ku isi kabisa Reka naravuye mu mubiri. Ariko ntekereza ko ngiye ku giti cyanjye n'ubundi abantu banywa icupa hariya bararinywa pe benshi bitandukanye ahubwo uburyo imyitwarire nyuma yo kunywa icupa hari abantu banywa icupa na hano Reka barahari abantu banywa icupa ariko umuntu akamenya kwikontorora naho ngewe buri yo nanywa icupa rirankontorora ahubwo ngewe ntabwo nshobora kwimanaginga mvuga ati nanyweye kankora ibintu biri ku murongo rimwe na rimwe rwose icupa rinkoresha ibintu bitabaho rinkoresha amakosa yasha muri make nawe wikore self judgment USA ntago wahabasha ntabwo nahabasha kabisa cyane ko kuri kabisa kuko nzi abantu benshi nabo byananiye bagizeho bagira aba homeless abandi bamwe barananirana bajya kubata Kinshasa. Ikibazo gikomeye njya numva ntanajyayo rimwe na rimwe. Ibyiza rero reka dufatira ingamba bajye bavuga ngo reka ndushoboresha shaka uburyo ki wagura imirimo wagura business usibye gukina filime ubundi wicara ugateganya ukavuga ati nyuma yo gukina filime nawe numva mfite amatsiko cyangwa se ufite intego yo gukora iki kuburyo n'umuntu ashaka kuvuga ati wenda ndashaka gufasha Yaka gukora iki ubundi ugira igitekerezo kugira ikintu wakora cya business cyakugirira akamaro. Mfite support mfite ubufasha ntabwo umuntu yabura icyo akora gusa wabura icyo ukora hari ibikorwa byinshi umuntu yakora uretse ko tubura ubushobozi gusa. Yaka iki mu byo mva wakora wowe bikuza hafi kuko nkanjye nshaka kuvuga ni wenda mbonye ubushobozi bufatika nashinga televiziyo mbonye ubushobozi bufatika wenda nakora ikigo gikomeye kimeze gutya na gutya wowe ubonye ubushobozi wenda bw'ibanze aka kanya Yaka nyuma filime n'icyo wakora cyakwinjiza amafaranga kuryo uvuga ati ngiye kuba muri Rwanda nzarushakira nk'umugore nzagira umuryango ngira abana mb'umugabo mbese ukomeye nashinga akabari nkajya nywera iwanjye nkora mu kabari nashinga akabari ngashyiraho umucoma ndira akaburusheti wanjye ku buryo amafaranga waspendingaga handi uzajya heri wawe akaba ariko niyo business ya mbere wahera business ya mbere kabisa nango ese akanago wakwihombya tugisha ukuri nago wazihombya. Oya nago nakwemye ko ntakora muse nashyiramo umuntu buryo nanjye nzajya nyishyura none nagira amahirwe n'aba mfite umugore ko buryo umugore natwe basiribateri iyo uzi ko nta mugore ugira amafaranga yose ubonye uyakoresha icyo ushaka ni mu kabari ni muri zandaya ariko burangiye yakambonye umugore yankira ku murongo mbonye umugore muzima tari nka batagira imitima abakobwa barahari ariko ab'imitima barabuze kubonye umugobwa muzima kabisa tukabana yankira ku murongo. Nese akatuva kuko udashaka umugore wabuze umugore w'umutima ntabwo ari ukumubura ahubwo nabuze ubushobozi urabona gushaka umugore bisaba kuba ufite ubushobozi ufite ikofi byuze ufite akandi kantu katuma umuryango utazasaba umunyu. Yes niko kuri ariko se ubu ngubu ntabwo ugira igitekerezo cyo kuvuga ngo nanjye nkore channel yanjye YouTube channel yanjye ishyiraho filime ngewe natekereje bwa nyine projet zawe iyo nyungu niyo inayigira ize ku mufuka wawe nyine nka owner nibyo nakubwiraga byose arega ni kwa kugira ahantu hera ni bwa bushobozi nyine mbonye nk'umusponsor wo kumfasha ukunsapotinga ntayikora ariko se reba nta kamera amafaranga mfite yo kuzorora kandi urabona ibintu byose ni ugushora filime nyarwanda urabizi barashora cyane abakinnyi uzabishyura gute uzabagaburira gute urumva bisaba quelque chose quelque chose mu mufuka yes muri nuza muri crew yanyu muri famille yanyu ya Asiya hariya mukora filime hajemwo mama w'abapampe yakamuriza ukuri wa mugore nge twaraganira umuzishize ibitekerezo bye ndekura ameze nyine mbona umuntu utangaje undi mama w'abapampe umufata ute wowe umubona ute mama w'abapampe mama w'abapampe
ubu ngubu rwose dusigaye dukinana namaze kumumenyera burya iyo umuntu mutaramenyerana ntabwo uramenya uburyo umufata ariko ubu ngubu tumaze kumenyerana uburyo yakitinga ngabizi uburyo dushobora kumukosora nanjye akankosora ukuntu ubu mbese naramumenyeye imyakitingire ye ubu naramumenyeye kabisa ariko mbere akiza byamanje kungoraho gato kumenyerana nawe gukinana niki cyakugoye niki cyakugoye mbara ukuntu baduhaga role akayakitinga uburyo ntari kubyumva ngewe na director yarabibonaga haje kubaho n'akabazo mera nk'ubipfuyeho na mabuja ariko mabuja aravuga ati mukomeze mukinane uzagenda umumenyera ariko twaramenyeranye turakinana ubu ni fresh apatse wenda ko mukinana ibyo byari byakazi ubundi uko umubona mu buzima busanzwe donc nyuma y'akazi murahura mukaganira mugasabana uko mubona nyina w'abapampe ni umusosiyabule azi kubana n'abantu ni wa muntu nawe ukundira agacupa nkanjye aha ni wa muntu uhora yisekera uhora yifitiye morale muri make usanga mbese ari wa muntu uhora yishimye uko ari yaba uraye yabwiriwe yiboneye agacupa ntiwabimenya aba ari fresh bisa uri free ni nka mbese n'ibibazo yewe n'agacupa wumva ari sawa cyane kabisa nabonye agacupa nkabona icyo kurya basi nari ibibazo mfite good Yaka aka kanya rero aka kanya muri sinema nyarwanda umazemo ngira ngo imyaka imaze kurenga 2 yigeze nko muri 3 niba nibeshye bura si 3 ntigiye kugeramo umuntu bimaze kugeza ku kimwe by'ukuri ku buryo uvuga ati dore aho ngeze muri iyi myaka 3 ndi gutanga icyizere ko mu myaka 5 iri imbere ubuzima bwanjye buzaba bwarahindutse cyangwa se byaba ari nka bya bindi byo guhinga ku rutare wengewe cyo sinema nyarwanda icyo nzi cyo gusa ikintu yangishije naramenyekanye ubu ndi umusitari nta kabari nageramo ngo mbure umuntu ngurira icupa icyo ni icya mbere izina nararyubatse ngo ikindi sinabura icupa ikindi sinabura icyo kurya sinabura n'ipantaro cyangwa ngo mbure inkweto ngo mbure agakweto nawe kuvuga ngo nzubaka etaje ngo nzakizwa na sinema nyarwanda oya cyakora bwo sinabura icyo kurya sinabura icyo kwambara cyo kabisa cyarakemutse kabisa kimwe mu byo sinema nyarwanda atumye ugeraho aka kanya wicaye ukaba nyiri filime cyangwa se ukaba umudirector ugatoranya ushaka gukora filime idasanzwe cyangwa se filime yaba ari nk'iya mbere mu gihugu bamwe mu bakinnyi nka 3 bibanze ubona wowe uvuga ati aba nabazana muri iyo casting nyine nk'abakastinga ni bandi afite ndandese barahari benshi ariko abo nafuta nyine bibanze bwa mbere nafuta papa sava umva ni umwaktere mwiza gakubitaho mabuja ntago yari kubura ni umwaktere mwiza ni umwaktrice mwiza bonga kubitaho ni benshi barahari benshi bandi mbati bakanyombya bose n'abaktere kabisa barahari benshi abaktere kabisa ntabwo wababura Asiya kubona ujye bicara ukareba filime z'abanyarwanda usibye n'iz'abanyarwanda ujye bicara ufata umwanya uvuga ati reka ndebe filime z'abandi bakora rimwe na rimwe ariko ngewe nkunda buriya nkunda abakomediye cyane abakomediye urabona muri iki gihe abantu baba bashaka guseka ibintu bibagabanya stress umukomediye uri gukunda muri ino minsi ninde nkunda urampeti patino nkunda kanyombya hari n'abandi nuko nakunda kubareba cyane nabo n'umwanya ariko barahari ariko ikiganiro cyawe na kanyombya naragikunze uzafata umwana dusonye kanyombya kora kanyombya uzabona umwanya reke tujye kora kanyombya abantu uzamubwire tupange tujye tumusure kabisa uko ikiganiro ngira ngo ni kuri X-Large kwa Manibu bakoranye muri kumwe tugiye nibwo nari bari bakimura n'umunara nibwo nari ngeze kwa Asiya agiye gusa icyo nyine mwakozera muri kumwe nimenya ari icyo ngicyo twakoranye byashoboka kabisa kuko kiriya kiganiro zimwe mu mbavu zanjye zahagendekeye uramunsi urazinyishyura kanyombya ni mubi cyane yarankanze cyane nyine nkiri umuvantara
yes yakareka tumutegera tugana ku musozo ikiganiro twagiranye ariko ari utuntu nka tubiri dutatu nshaka kukubaza mu by'ukuri kimwe mu okay kadomere kuraka kimwe mu bintu wicuza mu buzima bwose wanyuzemo cyakubayeho niki kintu nicuza kintu nicuza se nuko nize nuko navuye mu mashuri nkajya mu bindi bikorwa bitamfitiye akamaro iyo niga buno nanjye baramba ndi umuntu ukaze okay aha icyo ni kimwe aka kabiri imwe muri success wagize mu buzima bwawe cyangwa se ikintu kidasanzwe cyakubayeho uhora utekereza wishimira mu buzima bwawe ni iki wagezeho cyangwa se wabonye ishobora kuba n'umubare munini w'amafaranga wakiriye mu buzima bwawe no I don't know kimwe mu bintu wagize cyangwa se wishimiye muri buno buzima ni iki mbona baye umusitari naramenyekanye byaranshimishije cyane ko ngo nenze ko nzaho umusitari kuri uru rwego ngezeho aka kanya uvukiye muri Congo ukurirayo nyuma uza kuza mu Rwanda urakirwa umazemo igihe kinini ubamo umusitari ugira ibihe byiza n'ibibi birajyana bimvikana ko ibyiza byari byinshi kwawe umusitari nkuko bivuga uramutse utakiri mu Rwanda ni iki wumva bazavuga ku Rwanda u Rwanda nubwo naruvukamo ariko ni igihugu nkunda cyane ni igihugu gituranye n'igihugu mvukamo ariko u Rwanda rukunda nkunda n'Abanyarwanda nkunda na guverinoma y'u Rwanda ujya wifuza ko wazagira ubwene gihugu bw'u Rwanda sure ukiturira ukaba umunyarwanda ukabona ID rwose ibani bya USA nkabivamo mbese baguhaye ubwene gihugu bw'u Rwanda none wabushize akadomo kukomeza muri USA nanagenda ariko nk'umunyarwanda sinari Abanyarwanda bajya USA ntabwo uvuga ngo nizo zijya USA ushobora kuba umunyarwanda nkazajya USA nk'umunyarwanda atari ngombwa kugenda nk'impunzi ariko se nabwo uratangira kuyeza process kuvuga ati reka ndebe icyo nakora cyangwa se ndebe isabwa nzaba umunyarwanda ntago urabigerageza ntago ubitekereza ntago ndabigerageza ariko sinzi niba byanashoboka sinzi ko twamaze kubona identity refugee card sinzi ko rero bayihinduramo nationality okay nta kidashoboka so reka rero tugane ku musozo Yaka turi kumwe igihe cyose hano kuri Iris TV ni mu rugo tuzajya dukora ibiganiro byinshi bitandukanye uko tukubonye nubwo babitoroshye ariko ndagushimiye bad ndagushimiye ku mwanya waduhaye batanga thank you very much Iris TV yes kanshimira abantu bose bakuri iki kiganiro abakunda Yaka abakunda filime nyarwanda abakunda Iris by'umwihariko shimire cameraman wadufashije ngereje do tuyishime ibiganiro byacu nakagaruka Yaka ciao ciao thank you very much